Muraho neza, nitwa turi kumwe, nifuje kubasangiza ku bumenyi nari mfite nubwo atari bwinshi ariko si na bukeya ku byerekeranye na serivisi abaturarwanda dukunze gukenera buri munsi. Benshi mwumva ikintu cyitwa irembo ntimumenye uburyo gikora, ariko ni uburyo leta yashyizeho abaturage bajya baka serivisi bitabasabye kujya gusiragira ku biro, ahubwo bakabyaka icyo bita online, bagahita banabibona bitabagoye. Ubu buryo kandi ntabwo budufasha gusa kubona ibyangombwa dushaka bitworoheye, ahubwo harimo n'akazi, kuko udashobora kuvuga ngo wabuze icyo ukora ubaye warumvise iyi video. Mu gihe cyose wakumva iyi video ubasha kwigiramo uburyo ki ushobora gukorera amafaranga ufasha abadafite umwanya wo kuba babyikorera, ukabafasha kubabonera ibyo byangombwa, ibyo bakunda kwita irembo agency cyangwa se kuba umu agenti w'irembo. Hanyuma mbere ya byose turatangira tureba ku kuntu ushobora kugira konte ku rubuga irembo. Urubuga irembo rufitemo ibice bibiri, hari igice cyo kuba uri umu agenti, hakabamo n'igice cyo kuba uri umuturage usanzwe. Umuturage usanzwe bavuze ko ushobora gusaba serivisi ku giti cyawe ariko ntushobora kuyisabira undi, mu gihe uburyo bwa kabiri bwo kuba uri umu agent ushobora kwisabira ku giti cyawe kandi nanone ugasabira undi. Turatangira twiga rero uburyo ki dushobora cyangwa se ushobora kuba wafungura konte yawe kugira ngo ubashe gukoresha irembo. Uretse serivisi nke ziri ku irembo ushobora gukoresha bitasabye ko winjira muri konte yawe, urugero nko muri polisi ntigusaba kwinjira muri konti yawe kugira ngo wenda udekarare icyo bita contravention cyangwa se amande baba baciwe, n'izindi serivisi zitandukanye ariko nkeya, nizo ubasha cyangwa nizo ushobora kuba wabona bitagusabye ko winjira muri konti yawe, ariko izindi serivisi zose zisigaye zigusaba kubanza guca muri konti yawe. Hanyuma mbere y'uko wenda tuzavuga kuri serivisi zose ziri ku irembo, reka tubanze kuri icyo twari dutangiriyeho cy'uko umuntu ashobora gufungura konte ku rubuga irembo. Mbere ya byose ugomba kuba ufite computer, ushobora kuba ufite telefone cyangwa se ufite laptop, ushobora no kuba ufite kandi tablet cyangwa se indi device cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ubasha ku accessinga internet. Ugomba kuba ufite kandi internet yihuta cyangwa se igenda neza ibasha gutuma ubona serivisi uri kwaka. Hanyuma utangira ujya ku rubuga rw'irembo, ubwo ni www.irembo.gov.rw. iyo umaze kubyandikamo urashakisha, hanyuma bahita baguhereza imbere yawe serivisi cyangwa se uburyo aho ushobora kujya kugira ngo utangire usabe icyo ushaka. Impamvu bigaragara nk'uko muri kubibona ni uko hari icyahozeho cyitwa ari verisiyo ya mbere y'irembo, ubu hakaba hariho icyitwa verisiyo ya kabiri. Verisiyo ya mbere irasa naho yarangiye kubera ko hano batubwira ngo we have moved all services to the new irembo gov. Hari serivisi zabaga kuri verisiyo ya mbere, ariko ubu ngubu irembo
ryamaze kwimura serivisi zose zivana kuri verisiyo ya mbere kubera ko ishaje, ziyimurira kuri verisiyo ya kabiri nshyashya yoroshye kandi ifasha abaturarwanda itabasabye ibintu byinshi. Hanyuma umaze kuza hano, aha murahabona akantu k'ubururu kamanuye. Iyo uhakanze bahita bakujyana noneho ku irembo neza. Hanyuma ku irembo haba hari hano hejuru ko muhareba, hari utuntu tugera muri 4. Mu gihe watse icyangombwa cyangwa se serivisi runaka, ushobora kujya hano ukabasha kubona niba yarasubijwe cyangwa se yaramaze kwemerwa. Kandi ku kabiri hariho ahantu handitse kwiyandikisha. Hanyuma kandi aha gatatu harimo handitse kwinjira. Aha kane harimo ururimi ushaka ko serivisi yawe cyangwa se gukora kwawe ku irembo ururimi bigomba kuba birimo. Iyo ubaye ufite konte ukoresha kwinjira. Iyo ufite konte, wamaze gufungura konte ku rubuga irembo, cyangwa se waba utarayibona ugaca hano handitse ngo kwiyandikisha. Hanyuma iyo ukanze hano kwiyandikisha, bahita baguhereza aho ushyira nimero y'indangamuntu yawe, uyandikamo. Hanyuma hano bagusaba gushyiramo telefone yawe, ariko iyi telefone bagusaba gushyiramo ni telefone iba ibaruye kuri iyi ndangamuntu washyize hejuru. Hanyuma icyo ukora kuri iyandikisha. Urabona ko bahita bakohereza kode baguha, bayohereza kuri telefone yawe ushyizemo. Kode iyo ije, urabona ko hano hasi bahita baguhereza ahantu ushyira ya mibare baba bakohereje muri SMS. Hanyuma iyo umaze kubona kode kuri telefone, nk'ubu kode bampaye hano ni 91198 nkemeza. Tayari ubu biba byarangiye. Hano icyo bansaba gukora noneho ni ugukora password nzajya noneho ninjiriraho, cyangwa se nzajya nkoresha mu gihe nzajya ndaba ndimo ninjira. Password nshobora kuvuga ngo ni ta 0788512367. Hano urongera ukayisubiramo. Wohereza ijambo ry'ibanga rishya ko babigusabye. Urabona ko hano baba bambwiye ngo ijambo ry'ibanga ntirikurikije amategeko. Hano baba bagusaba ko rigomba kuba, mu Cyongereza bakunda kuvuga ngo ni strong, ngo harimo imibare, harimo amagambo, harimo capital letter, harimo na small, byose bivanze. Igihe cyose iyo bitakurikijwe ntabwo babyemera. Hano wenda urugero, reka nongereho
ta nanone, na hano hasi nongereho ta, hanyuma ninohereza ndebe uko bambwira. Urabona ko bavuze ngo konte yawe yafunguwe neza. Uhita ubona message nanone kuri telefone ikubwira ngo kuri runaka wowe ufunguye, ngo gufungura konte ku rubuga Irembo byakozwe neza. Bagahita bakubwira ngo nimero ya telefone yawe niyo, hanyuma ugatangira kwemererwa kuba wasaba serivisi zawe ku giti cyawe. Ndongera mbibutse ko uko mfunguye iyi konte sinshobora kugusabira wowe uri kumva iyi video, ariko serivisi zose nshaka nshobora kuzisabira. Hanyuma iyo nshaka serivisi noneho ndaza nkajya kukwinjira. Urabona ko kuri jyewe wamaze kubona ubu buryo kakandi ko kuba kansaba kwiyandikisha ntikaba kagihari, ahubwo hahita haza ko kwinjira. Iyo ninjiye icyo bita, urabona bambaza nomero ya telefone, niyo nshyiramo. Hanyuma nkashyiramo na ya password, then nkinjira. Urabona ko noneho tayari hano hahita haza izina, hakaza na taburo ikwereka serivisi zose ziri ku rubuga Irembo. Reka mbe nsubikiye ahangaha, kandi nanone ejo tuzongera dutangirane noneho n'uburyo ki Irembo rikora cyangwa se uko warikoresha, ndetse turebere hamwe serivisi zihaboneka cyangwa se zihatangirwa. Hanyuma tuzakomeza kandi twiga uburyo ki ushobora kudekarara ibyangombwa bitandukanye. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.